avuze ngo uramuryohereza api shara ntabeshya amaze arimo arikina kuko abazi ko nyine ko azi yuko ndi umuntu navuga ngo ige ko yatubwiye yuko murara mu buriri bumwe ntago ndara mu buriri bumwe reka yavuze ko ni karisara atayambaye ngaho yego banyizuye reka ntago ari uwawe uriya mwana ati n'umugore ati reka ubundi busanzwe uriya mugore afite umugabo bimeze bite ko akomeje kuduhakanira kandi we nyamara yatubwiye ko uri kubimbaza ntafite unose uriya mwana yamudanye n'igiti yavuze ko yamubyaranye nawe reka afite umugabo. Let me take a time greet every person where you stay on this time. Ndizera neza ko mumeze neza cyane. Uyu nguyu rero uracyari Umutako TV. Ndizera neza yuko ibintu mwabonye uko byari byifashe ahangaha turacyari Cyangugu turi kwa Bayige. Twaje ubundi dushaka kumenya ngo Ige niye mpamvu yamuvanye Cyangugu yamuvanye Kigali. Twaje dushaka kumenya impamvu yavanye Ige Kigali akaba ari Cyangugu. Urabona yuko noneho Ige mu byishimo byinshi yatwemereye ko tuganira. Ige ikaze ku Mutako TV. Murakoze cyane. Amahane yagabanutse. Amahane se. Umuntu ahora arakaye buri gihe cyose. Ubuze nk'irasuka iyo nkubita mu mutwe naye kubatura ariko ubundi ni ibiki bakoraga buriya. Reka ngushimire we tugiye gutangira n'iki kiganiro nizeye ko turaza kukijyana ku musozo. Kora subscribe like comment and share. Ige ndabona bimeze neza reka tunagushimire rero kuba uduhaye umwanya wo kuba tugiye kuganira. Namwe murakoze cyane. Nubwo mwamoje mutunguye abana ariko burya hasi ubundi erega reka nkubwire ikintu kimwe nta mpamvu twari kumenya yuko Ige atakiri Kigali nitubashe gukurikirana ngo tumenye ngo byifashe bite nyuma yo kumenya yuko rero uri Cyangugu niyo mpamvu twavuye ati reka tuhagere buriya natwe byadutwaye inzira nyinshi inzira zitoroshye kugira ngo tubashe kumenya ngo ni hehe buriya hara nakubonye hara hepfo waruri yipfiyonge mu myumba tuhetse umwana buriya twe tugikomeza ahubwo buri Imana igira neza. Nagize amahirwe yo kugusanga mu murima we buriyo ngusanga mu nzira nari kuba nkotoye. Shabye byo kotoye ahubwo ni nk'Imana kuvugiyemo kuransanze mu murima. Ese ko irebeye ku ruhando. Kwenda cyane mushake banyareko. Ige byifashe bite hani Cyangugu bakomeje kuduhakanira ariko n'ubu ngubu ngiye nubwo ndimo kuvuga ati ngiye kwerekera nsubira Kigali ntago ndi bugende mbyizeye yuko kubera utabyizera hagati ya Uriya Mugore mani harimo akantu reka nta kantu kari mu mani. Uzi gihamya ya mbere igufata gihamya ya mbere iyihe se kuba ari uhetse umwana umwana se ibintu bisanzwe unashaka gusanga akakubwira ati mfasha umwana byibura yaza kuba ari nk'uwa mushiki wawe ari mubyara wawe byo byari kumva bose sabana arega abana bose n'abana ako hari ukuntu umuntu nyine ashyiramo keya akongeramo n'agasukari hariya rero washyizemo sukari ufata burayisi ukubita mu mukati harabyara amata nawe n'ubuki. Uriya mani ni umuntu navuga ngo wanyetse business niko namufashije umwana nagiye mu murima kandi nanjye ngomba kujya kora hari bindi yaragiyemo bindi bisaba ko nanjye ngomba ntago umwana yarira bumutera umukire bitugu kandi ari no gusinzaho yicaye namufashe ndavuga ati nubwo ngiye mu murima reka mushyire mu gongo ariko ntago ari ibintu birenze mani ni ibintu biri aho ngaho biri fake. Business y'ubuhinzi yaba yaraguhagurukije Kigali ikakuzanira Cyangugu iyo business wumva guzayikuramo amafaranga ngana iki ku buryo uti Kigali kandi hari ibindi bikorwa wenda wari kubukiri kuhakora. Business ahantu hose umuntu ashaka yahajya ariko burya araho kuvuga ati nubwo ari kure y'umujyi reka ariho nigira ndebe business ko babizwi Cyangugu inayi Cyangugu bahinga umuceri cyane ariko naje gusanga n'imyumbati burya ihera mbona ari ahantu nashyira business ko ahantu henshi bafite business y'imyumbati hari inganda zimwe na zimwe zigiye zifite imirima asemwe gatekana igire muri
za Rusizi ni hajya muri Rusizi Bugarama nawe ntago uramenya ntabwo ndamenya neza kubera ko ntabwo ndatembera cyane umva mu byumweru bibiri ntabwo waba wagatembereye mu gihe yose ngo umenye n'umuntu uje no muri Kigali bwa mbere urumva ntabwo atembera Kigali yose ngo ayimenye uramumeri yatubwiye ko ngo umuryohereza cyane ibintu urabivuga hiki gute yavuze ngo uramuryohereza api shara ntabeshya amaze arimo arikina kuko abazi ko nyine ko azi yuko ndi umuntu navuga ngo singiye kuvuga ngo ngiye kwikina muri ngo ndi superstar ntabwo ndi superstar jewe ndi umuntu uciriritse uri bugufi gusa niko nako nagiye mbaraga kuri social media cyane bituma navuga ko ariho yamenye niko navuga ariko kuba yumvaga ko mfite nshaka business y'ubuhinzi nshaka ko yigeze kubinganirizaho arabimbaza Beni ndamubwira ati ngiye numva nakora business y'imyumbati niko ubushobozi butaraboneka neza yego ige ko yatubwiye yuko murara mu buriri bumwe ntago ndara mu buriri bumwe reka yavuze ko ni karisara atayambaye yego banyizuye mareka sinzi wenda we waje kurakara uduta mu kiganiro anyemera ko dukomeza kuganira ariko yavuga ati buriya ngiye nayiga ati turara tutambaye reka shanga arimo arikina arimo arikina man nikareka sinanakundana nawe nuko yanyeretse business yambwiye ko hari business nashoramo ku bushobozi bwanjye bukinare nifitiye hari wenda abakobwa benshi bagiye bakubona kuri social media abakobwa benshi bazi yige hari abagore cyangwa se mvuga abategarugori nangwa se igitsina gore bagiye bazi yige kuki bahisemo kuyunguyu ugomba gufata umwanzuro kazi naho cyangwa ukabajya gupanga imishinga n'uyu nguyu nta wundi muntu mwari kuba mwazapanga business kuki wahisemo cyane kuzi cyangwa nubwo niyo business y'ubuhinzi bw'imyumbati cyangwa ni kindi kibyihisha inyuma urakoze cyane navuga ko impamvu ari imwe burya iyo umuntu agushotoye akubwira ati hano hari business kandi business igenda cyane inaha ni imyumbati kuko imyumbati ntabwo ihaboneka cyane ndavuga ati reka ngende ngiye gushorayo ngiye gushakaho imirima nahingisha nkahakorera ibikorwa byanjye ariko nta kindi kintu kihishe inyuma yabyo ntabwo byoroshye turacyari kumwe na yige ahangaha turi Cyangugu mu Bugarama tukaba turi ahantu igara tubwira ati ngewe ahantu naje makurikiye business ako uriya mudamu aragira ati ngewe yige buriya ati twarabyaranye ati yego twabigize ibanga ariko turategura no kubyara umwana navuga ko twamenyanye twaramenyanye ryari ukwezi umwaka ushize se reka da uyu mwaka twamenyanye gusa urumva muri uwo mwaka twaramenyanye ko tubyara umwana ungana kuriya nawe ureba tubona ko hari umwana ungana kuriya koko okay hari igihe umuntu aba ari kwihamagara no kwikoringa kwiyamagara aba yibipaki amagara hari ibipanyiza kanitaba hari ibipanyiza kihamagara ko nabonye utinyura mu mama cyane kuko hari ahantu twageze mu kiganiro hagati nkabona aravuze ubaye nk'utitiye ugize ubwoba ko nabonye umutinya cyane aho nta mpamvu yindi kuko ngewe ku giti cyanjye ige nta kuntu mwamupanga business cyangwa ari business yakuzanye ngo nitubabwira ati tuganire utangire umutinye cyane niye mpamvu nubu kuko yavuze ati ntago ari ukuninyata ahubwo ni ukunyubaha ariko burya umuntu yimwubashye ugomba guca bugufi ukamwera imbuto ntago yazamura umuntu nawe ngo uzamure twumvikane reka umwe agomba na distance yakavuga akibohora ntago umuntu ngo mutinya se kubera ntinya Imana yo mwijuru yonyine niyo ntinya ko niyo yandemye nesige umbwije ukuri urara mu buriri bwa wenyine cyangwa murara hamwe ndara mu cyumba cya jyenyine kandi yambwiye yuko murara mu cyumba kimwe wapi yambwiye yuko murara mu cyumba kimwe
happy man. Happy ntabwo tuhora mu cyumba kimwe. So ubundi wenda tugarutse mu buzima busanzwe, nta mukunzi ufite w'umukobwa? Nta mukunzi ngira. Nta nubwo umuteganya? Aracyari igihe. Umuntu yiyubaka agomba kugenda gake gake, ntabwo umuntu uterukanka ameze nk'agatunguru kagashyira mu mavuta. Abantu ngiye ngunda kwakunda umuntu arimo arakata igitunguru kugira ngo agatunguru kaguye mu mavuta karashyanutse. Ntabwo utabirukanka. Hari abantu ngunda kugira ngo ndacyari umwana, none nawe dusanze yige ngo haracyari igihe. Haracyari igihe. Iyo umuntu avuye mu bintu bimwe ari kwiyubaka ntabwo ahita yirukankira kujya gushaka umugore cyangwa se kubyara cyangwa se kutayirukanyira mu bagore cyangwa mu bakobwa. Agomba kubanza gato akabanza kwiyubaka. Ndacyarimo kwiyubaka, ndacyashakisha ubuzima. Nyuma yo kumenya yuko inaho hamaze ibyumweru 2, ubu hasigaje igihe kingana iki? Wenda tubifate gutyo, tubyemere gutyo, iyo business yawe urimo gupanga n'uriya mudamu, hasigaje igihe kingana iki kugira ngo ube wakerekera usubira i Kigali? Okay, navuga ko harabura iminsi mikeya ego kugira ngo nongere nsubireyo, kuko hari ibyo nzamushinga azaba andebera je ntari cyangwa je ino ya. Utubwiye yuko hari ibintu wenda uzamushinga umaze gusubira i Kigali uvuye naho icyangugu. Hari abantu benshi bapanga business, bagapanga imishinga ikagera kure kandi kanaba myiza cyane, aho ugasanga birangiye wa mugenzi wawe akuriye. Ni ikihe cyizere umufitiye? Ni ikihe gihamya cyerekana yuko ya mishinga uzamusigira umusaruro uzava muri wa mushinga uzajya ubasha kukugeraho ku buryo bwuzuye? Okay, ikintu nabwo cyambere ni ukubanza nabanje kureba aho hantu, naraharebye mvugana n'abantu baho baturi aho hafi yaho, bazajya bandebera nabo igihe atari hafi yaho aho umushinga uri. Kandi ikindi cyatumye nanamwizera, abo nyiri umuntu ukuze atari umuntu ushakisha iby'abandi ngajye kubibanyaga. Nicyo kintu nabikundiye. Ni umuntu wumvikana, ni umuntu urebye muri make ntacyo atwaye. Muri make ntacyo atwaye, nta kibazo, ntaribirigiwe. Umaze kutubwira ati urebye ntacyo atwaye, ni umuntu ukuze, kandi koko abantu bakuze buriya ngo baba baciye akenge. Ariko se jewe nta gihamya ndabigirira, kandi nzakomeza mbikurikirane. Burya umuntu menye uko bimeze. Burya umuntu ni mugari, kugira ngo mumenye biragorana. Ushobora kuba mwizeye mara gutirimuka mvuga ngo nsubiye i Kigali, ugasanga antejeje ibyanjye cyangwa se yabigiye marabiciniyemo. So nago ari we navuga ubyicayemo wenyine. Hari n'abandi bantu babyicayemo bandi nagiye mpura nabo. Bamfasha bose bandebere. Ego. Umaze kutubwira ati ni mwiza ntacyo atwaye, ni umuntu ufite umutima mwiza, kandi wowe uracyashingiye ahantu hamwe uvuga uti nta kintu muriyeho nawe usibye business. Wenda njye se nk'ubifata gutyo, noneho se niba koko wenda ni urugero njye sindi kubyemera, aramutse akubwira ati noneho ige twikundanire, ndabona ni urugero, kuko ukomeje kumbwira yuko ikintu muhuriye ari business, wenda tubifate gutyo. None se ubwo turamutse tubifashe gutyo, buriya kwemereye nta kuntu wajya ukozaho? Oya, kare ndacyari umwana. Ko ntavuga ndacyari umwana. Ndacyakura. Ntabwo by'urukundo nabijyamo neza cyane. Naho Cyangugu twabonye hari imisozi myinshi, twabonye ari ahantu heza cyane bitewe n'urugendo twakoze ntabwo mwana ashoboye kuba muva muri Kigali mukaza muri Cyangugu. Ubye naho umuntu ajya no kwihisha mukaza mukahamusanga. Ubutani bajya kwangaje abazaduhamagara. Ni nk'igiki wabonye naho Cyangugu kiza cyagushimishije? Urumva umaze kutubwira ati cyashimishije cyane nuko naje kuhasanga hari ubuhinzi bw'umuceri. Nyuma y'ubwo buhinzi bw'umuceri atari ko buriya n'imyumbati ifite isoko, ati niyo mpamvu nahisemo umushinga wo kuba nahinga imyumbati. Ikindi gishobora kuba cyaragushimishije
cyaba ari hagati y'uburyo ushobora kuba wapangamo business, bwaba ari ubundi buryo runaka ushobora kuvuga ati naratembereye aha haranshimishije, abana banaba binaha baba bameze gutya, n'igiki cyagushimishije muri ibyo byumweru bibiri maze cyangwa? Okay, mwavuga ko ikintu cyanshimishije ni byinshi, kubera ikintu cyanshimishije kindi ni indugu zaho isambaza. Nkunda indugu n'isambaza. Ukunda isambaza byada? Nari indugu bazita inyi indugu, hari indugu akaba n'isambaza. Indugu ziba zimeze gute? Bajya kuma nk'isambaza zitari nk'isambaza neza. Nako iyo zirebye gutyo ubona zimeze nk'isambaza, ariko abantu bahariya binaha ngaha bazita indugu. Nta nshonzi zijya zibaho zisambaza inaha? Ntabwo ndazi habona, kuko ntabwo nigeze njya mu bintu byinshi ngo njye kubitemberamo ngo ndebe. Byo nahabonye nibyo mpazi. Nese wenda wakomeje kuduhakanya, ariko na n'ubu ntago ndabyemera. Nk'iyo umugoroba ugeze wamaze kuva muri iyo mirima, umaze kumenya ngo imyumbati yanjye byifashe gutya, urumva babugorobye, abantu iyo bugorobye cyangwa se saa sita bakeneye gufata ifunguro, ninde ugutegurira ibyo kurya? Zeno ntubyumva aho ngo uriya nyine kuba yarancumbikiye nuzase zubiteka. Ese ni nawe uteka? None umuntu aragucumbikiye akweretse business y'ahantu, akubwiye ati kugira ngo ufate guest house cyangwa ufate lodge, ibintu buri mu rugo ntari. Tujye twirarira ku buriri bumwe. Reka ubwo agutekera gute ari umugore wawe? Nukuvuga ngo abantu bose niko bose ari abagore b'umuntu. Oya, nukuvuga se umuntu wese uteka wese niko aba afite umugabo cyangwa se afite umugore. Ubwo nukuvuga ngo n'abakozi bo mu rugo noneho tuzajya tubita ko ari abagore bacu cyangwa ari abagabo bacu. Njyewe ndakwiye kutubwira ati umukozi we niwe uteka, tiwaba yanirya. Ako se buriya uko twabonye uriya mwana uri kutubwira ngo ntago ari uwawe uriya mwana, ati n'umugore ati reka. Ubundi busanzwe uriya mugore afite umugabo, bimeze bite ko akomeje kuduhakanira? Kandi we nyamara yatubwiye ko ari we kubimbaza ntafite. None se uriya mwana yamujyanye n'igiti? Yavuze ko yamubyanye nawe. Reka afite umugabo. Niye gahunda ufite? Uzaguma inaha? Oya, nzataha arabura iminsi mikeya. Tumanukane? Muramanuka bwije, kandi ntabwo namanuka bwije, bani nijoro kubi. Imodoka mufate ni ya nijoro kugira ngo mugereyo hakiri kare. So rero nyine nzamanuka, haracyari iminsi. Nta kintu se gishobora kuba twe tunakubwira ati tumanuke tugenda tuniganirira, buriya nta kintu kibyihishe kuba ukishaka kuguma inaha? Oya, nta kibyihishe. Nta kuntu akubwira ubuki yaguye mu mutima wuzuye ubuki. Sawa rero impore. Sawa. Turacyari kumwe na Hugue. Uyu ni Umutako TV. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Hugue ngira ngo muramuzi hirya no hino mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha turi rero turi Cyangugu, turi mu Bugarama, turimo kuganira na Hugue. Twafashe umwanzuro dufata urugendo kugira ngo twerekere tubashe kumenya ngo Hugue ni igiki cyamuzanye inayi Cyangugu. Hugue ubu ngubu bimeze bite? Impamvu utari urimo ugaragara kuri social media nibyo waruhugiyemo nta kindi kintu? Nari mu bintu bya business kugira ngo ndebe ko ejo n'ejo bundi bwacya, makareba ko hari utwo yakuramo akajyana ku isoko kugira ngo umuntu abone no kudufaranga. Burya iw'abandi ntabwo haba ngo ushyire amaboko mu mufuka nimba waje no muri business n'icyo kintu bafasha. Ese ubu nta yindi business ari kuba wakora i Kigali? Na checking nsanga ibyinshi birakorwa muri Kigali. Harimo ibintu byinshi, harimo business nyinshi cyane. Burya business mbi ni kwica umuntu, ariko ibindi byose birakorwa. Naje gusanga bimwe na bimwe rero abenshi babifite nsanga ngiye bitavamo ndabakanigiye mu buhinzi. Ubajya ubushera ajya gutwara n'amazi muri douche, nako uriya mufatanyije business? Ntago dufatanyije business ni njye man. Ni nako wa muntu akweretse business.
amazi se kuyajyana muri dushe ni ibintu nanjye ndayijyana, nta muntu ujyana amazi muri dushe. Baranga n'umuntu namfasha burya kugira ngo ankorere ikintu. Ako se iriya nzu uko nabonye ari icyumba na salo muyiraramo gute? Nanga ari icyumba na salo. Akindi cyumba yari ikindi cyumba gihari birimo. Ese nta gikari ukuri? Nta gikari kirimo maze. Twemerere yuko nugaruka wenda Kigali hari uzaduha umwanya tukaba twagira ikindi kiganiro tuganira, cyangwa se umunsi uzongera kugaruka ukerekera ukavati nsubi cyangwa ushobora no kuzadutumira noneho tukaza tutizanye ukavuga ati mumerekeze mujye kuri aho business zanyu zigereye. Ese nuramuka ugarutse Kigali uzaduha umwanya tubonane, bimeze bite noneho tujyana ikihe kize? Okay, ningera muri Kigali nzababwira dukorana ikiganiro ntari ndahari ko n'ubundi ndamara nka 4 jours ndamara kumanuka 4 jours mesine. Ige uwe connaît le français? Kubera iki? Nyine ari ukuntu jombyemo akantu ka 4 jours mu Faransa no kuburana igifaransa ndagikunda ariko nzimo gikeya. Nyine nakubazaga niba uzi igifaransa kugira ngo tuganire. Bira cyangwa ni ka kandi ka je vous demande la permission d'aller à la toilette. Bonsoir, bonjour. Non, bonjour. Non. Comment t'appelles-tu? Merci beaucoup. Non, non. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, byatangiye ari amahane ntago byari byoroshye, umujinya hagati yacu na Ige byari bikomeye cyane, ariko urabona yuko tugeze ku musozo w'ikiganiro. Ige rwose ubona ko hajemo akantu ko kumwenyura. Ige ngaho rero reka tugushimire kuba twagutunguye. Abantu bagumana nashoboye nk'iyo sanse mwayitwikiraga ikimuza muri cyangwa, ariko ntacyo tubashije kumenya uko umerewe, impamvu yakuvanye i Kigali ndetse no mu kazi dushinzwe. Shani byiza cyane kandi aya basi. Ige ngaho suza ku bafana bawe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ndabashimira. Haleluya. Nako kantu. Kandi ikintu mbasaba cya mbere ni inkunga, amasengesho n'ubushobozi. Ufite ubushobozi wese yamfasha. Ego. Nkaba mfite na nimero, ushaka wese ko tuganira yambwira. Namuha nimero yanjye nkoresha 078 078 21 21 78 78 648. Niyo nimero nkoresha yaba WhatsApp yaba no kuri isanzwe, niyo nimero nkoresha. Wakongera ukayisubiramo, wenda hari umuntu ushobora kuba atarutse yari yaryohewe ashaka kumenya uko Ige byifashe gute, amugana umuntu utarugwerutse. Ngira ngo Ige yaramaze kutubwira ati uramutse wifuje kuganira nawe, wifuje kugira icyo amufasha nk'igiki, kubagira ibyo akongera muri iriya myumbati. Bivuze ngo warakataje business yashaka ko yaguka. Ndashaka ko yaguka muri buke bwanjye mfite. Ndashaka ko basi hari n'undi muntu ushobora kuvuga ati mubwo buke afite reka mutere nanjye inkunga mufasha. Uramutse wifuza gutera inkunga Ige cyangwa se kumushyigikira cyangwa se kuganira nawe, just ukaba ati Ige naramukunze we, atari ko Ige contact nayibona he? Urabona yuko Ige avuga ati reka mbashyiremo contact. Ige tuyisubiremo rimwe tugaruke nkubaza ibibazo bibiri tuclosinga ikiganiro. Okay, urakoze. Nimero yanjye ni 078 kangufashe 078 21 21 78 648 no kuri WhatsApp hose. Nta zindi mbuga nkoranyambaga ukoresha? IG, Instagram, Facebook, Twitter? Iyo niyo ya hafi yoroshye kugira ngo bigo. Okay, ngira ngo rero tugushimire we twatangiranye ikiganiro tukatugiye kugera ku musozo wacyo. Turi kumwe na Ige nyine, turi kumwe na Ige, ariko nagira ngo musabe mubaze nk'utubazo dutatu cyangwa se tubiri. Ige usengera muri idini? Okay, mbere ndavuga ko nasengeraga muri Katolike, ariko nsigaye nsengera mu Banglikani.
nyamuneka muzaze mujyane na Ige gusengera iremeye. Ige reka tugushimire. Murakoze cyane. Kandi Imana ikomeze ibane nawe, dora tubyifuriza buri muntu wese nkuko natwe tuba twifuza ko byatubaho. Yego. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro tukatukigeranyije ku musozo. Uyu ni Umutako TV, nje mwe muri kumwe ni MC Seti. Nkuko bisanzwe ndagushishikariza gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe kandi yizewe afite ireme, amakuru y'ibyamamare, imyidagaduro, utuntu n'utundi mu buzima bwa buri munsi hirya no hino. Aya basi nizeye ko turasubira mu biganiro bikurikira.